Namakuru y'incamugongo namakuru abantu benshi bari gutangaho ibitekerezo bitandukanye. Ku munsi w'ejo uyu mugabo yarakubiswe nimbikubwira gutyo uze kubyumva kubera ko ngo abacungagereza yabasabaga ko bamuhereza telefone agahamagara kubera ko yumvaga atameze neza. Baramubwira uti wambwa we urahamagara ahangaha ni mu gihugu uri wowe wakoze amakosa none urashaka telefone yo guhamagara. Ubwo ngo uwitwa Colonel Tom BYABAGAMBA yarakubiswe inkoni z'umurengera kugezaho mu by'ukuri ngo nyine umugabo ashiramo umwuka. Ubwo nimbikubwira gutyo uze kubyumva bitewe nuko ibyakomeje kugenda bigaragazwa mu Abanyarwanda mwe nagahoma munwa. Ibintu bimenyekanye ni agahoma munwa nimbikubwira uze kubyumva gutyo kuko Colonel Tom BYABAGAMBA arakomeza kugenda ashavuza benshi. Ubwo ngo yakatiwe imyaka 15 n'igisirikare ariko baza kumwambura amapeta yose n'ubushobozi bwo kuba ari ingabo y'igihugu cy'u Rwanda. Nyuma yaho baza kumufatana telefone muri gereza bahita bamwongeraho indi myaka igera kuri 3 ubwo yose wayiteranya ikahita 18. Yaramaze gufungwa imyaka 12 ubwo nyine rasigaje indi 6 kugira ngo ibihano bye birangire ariko ngo bazamubwire ngo ubwo ntabwo wemerewe guhamagaza telefone bitewe nuko uri gucura umugambi wo gucika. Ubwo ngo bamufatanya telefone barangije baramukubita ninkubwira ngo umugabo baramukubise uze kubyumva gutyo ubwo baramukubita Tom BYABAGAMBA yibaza uko biri kugenda nyine arashoberwa. Ubwo ngo ariko ku myaka 15 yaramaze kuba ahamwa n'igisirikare cy'u Rwanda bitewe n'amakosa yakoze biza kurangira akoze icyo gihano. Hashize imyaka 3 akora icyo gihano baza kumufatana telefone bamufatanye telefone mu by'ukuri bongera bamujyana mu rukiko bamuhamya imyaka igera kuri 3. Ubwo Tom BYABAGAMBA akavuga uti ese muraza kumpanisha imyaka 3 ko mwansanganye telefone kandi bikaba bigaragara ko nta wibwe cyangwa se nta watatse ko yibwe telefone muraza kunshinja icyaha cy'ubusambo cy'ubujura gute kandi mu by'ukuri ntawe uri gutaka ngo namwibye telefone. Urukiko rukavuga uti zibaho ngaho ibyo uvuga ntabyuzi telefone twayigusanganye kandi mu by'ukuri uri gucura umugambi wo gucika cyangwa se gutoroka gereza. Ubwo umugabo ashinjwa ibyaha gutyo baza ko mu by'ukuri bamwambura ububasha ahabwa na gisirikare bahita bamwongeraho indi myaka igera kuri 3 yasanga 15 yarakatiwe ikahita iba imyaka 18 ariko nyine iyo myaka yikatiwe amaze indi myaka 3 afunzwe. Ubwo byumvikane ko ku myaka 15 yarakatiwe wateranyaho indi myaka 3 yaje kuba akatirwa ari muri gereza ikahita iba 18. Ubwo ngubwo igifungo cyose akaba mu by'ukuri yaramaze gukora imyaka 12 akaba yarasigaje imyaka ye 6. Ariko nyine satani ntabwo abyemeye. Rest in peace kuri uyu musirikare wakoreye igihugu cy'u Rwanda ariko bikaza kurangira yituwe kuba afungwa ndetse amategeko akaza kuba amufata yarangiza akamukanyaga. Uyu mugabo cyangwa se Colonel Tom BYABAGAMBA yakomeje kugenda ababaza abantu benshi cyane bitewe nuko uyu mugabo yarinze umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ubwo nyine ninkubwira ngo yarakuriye abajepe barinda umukuru w'igihugu cy'u Rwanda uze kubyumva gutyo. Ariko burya hari ikintu kimwe abantu twirengagiza tukiri muri iyi si nuko ubushobozi bwose wahabwa nta kure utava nta na kure utagera. Ubwo uwitwa Tom BYABAGAMBA Colonel yari akuriye umutwe wa Republic on Guard. Uyu mutwe warindaga umukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame. Ubwo nimbikubwira gutyo uze kubyumva bitewe nuko uyu mugabo nyine perezida yaramwizira ku rwego mpuzamahanga. Ariko ushobora kwibaza uko byagenze kugeraho perezida yemera ko uyu mugabo aza kuba afungwa kugeza naho akatirwa imyaka 15. Ibyo byose cyangwa se igifungo cy'imyaka 15 bakabona ko kidahagije barangiza bakamufatana telefone muri gereza bakahita bamukubita indi myaka igera kuri 3 yasaga 15 ukabona bise byikubita mu myaka 18. Ubwo uyu Colonel Tom BYABAGAMBA
ninkubwira ngo ari gushavuza, ari kubabaza abantu benshi uze kubyumva, bitewe nuko benshi bakundaga uyu mugabo. Bakavuga uti ese bigenda gute kugira ngo mu by'ukuri umuntu akorera igihugu ariko bize kurangira afunzwe? Ese yagambaniye igihugu, yishe umusirikare, yibye amafaranga nyine byagenze gute? Tukabona benshi ntabwo bari kubyo, bakavuga nimutubwire icyo kuri yazize. Mureke kuba mu by'ukuri mugenda muca ku ruhande, ukabona ibintu benshi bakomeza kugenda batangaho ibitekerezo bitandukanye. Mw'abantu mwe barakomeza kugenda mu by'ukuri bavuga uti Tom Byabagamba yatubabaje cyane. Ubwo ninkubwira ngo umukore wa Tom Byabagamba bazamubwira uti umugabo wawe arapfuye, abimenye mu by'ukuri ahite ava mu modoka arimo ajya hasi asirita amaguru avuga uti baramwishe. Nyine wumve feedback yakomeje kugenda agaragaza, avuga uti mana koko umugabo wanjye yari amaze imyaka 15 muri gereza. Ubwo nyine bigenze gute? Ubwo Tom Byabagamba nyuma yo gukatirwa imyaka 15, nyuma bakamwongereraho indi myaka 3. Ariko mw'abantu mwe hari ikintu kimwe abantu twirengagiza. Uyu mugabo Colonel Tom Byabagamba yarindaga umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, nubwo yaje kubagerwaho n'amakuba nyine bakamufunga, ariko ninkubwira ngo yikoreragamo uze kubyumva. Ni kwa kundi nyine wikoreramo, nimbikubwira gutyo ubyumve. Yagendaga aho perezida no ku meza, perezida ntabwo yaryaga ibiryo uyu mugabo atariyeho. Uyu mugabo kugira ngo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ry'ibiryo yagombaga akabanza nyine akabisogongera, akumva nimba ibyo biryo byujuje ubuzi. Ndagira ngo nyine murabizi. Ariko nyuma ngo aza gukora ibyaha, babona ko ibyo byaba atabyihanganira, ubwo bahita bamuteza ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, baravuga uti nakatirwe n'urukiko rwa gisirikare. Ariko mbere perezida afata igihugu cy'u Rwanda, ntabwo mu by'ukuri perezida yari kugenda inyuma ye hatari uyu mugabo Colonel Byabagamba. Mw'abantu mwe mujye mwitonda, nta nshuti zikibaho. Ubwo nyine ninkubwira ngo yagendaga inyuma ya perezida uze kubyumva bitewe nuko uyu mugabo uri kureba kuciyeho akarongo gatukura n'uwitwa Colonel Tom Byabagamba Monsieur. Ubwo ariko ngo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda aho yagendaga hose, nimbikubwira uze kubyumva, Tom Byabagamba yagombaga kubanza kanyura ndetse akanaheruka. Ariko nyine isi ni gatebe katoki, uyu munsi ushobora kuba uri umukire, ejo ukaba uri umukene. Uyu munsi ushobora kuba uri umukene, ejo nyine isi ni exchange, nimbikubwira uza kubyumva gutyo, bitewe nuko uyu mugabo yigishije benshi ishuri rikomeye cyane. Ariko ikigaragara cyo nuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ibintu byose byabaye byamubereye inshoberamahanga, akavuga uti umwana umuhungu wanjye Colonel Tom Byabagamba twafatanye igihugu, byagenze gute kugira ngo yisange ari muri nyine. Ukabona byinshi birakomeza kugenda byibazwa n'abatari bake, ariko ndagira ngo turebe ese Tom Byabagamba byamugendekeye gute? Uyu mugabo byamugendekeye gute kugira aho afunga imyaka 15 ariko bakamwongeraho indi myaka igera kuri 3? Bikomotse kuba nyine ngo yafatanwe telefone muri gereza, kandi iki cyaha ndahamya neza ko mu by'ukuri umuntu ashobora gufatanwa telefone, wenda hatagira utakabavuga uti iyi telefone mu by'ukuri ni yanjye nibwe, wenda umushinja icyaha cy'ubusambo, ukabona nyine benshi mu by'ukuri bari kwibaza uko byaje kwa bigenda. Ariko bakibaza uti ese Colonel Tom Byabagamba wacuraga umugambi wo kuba mu by'ukuri yagambanira ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, ni gute yaje kuba asanganywa telefone muri gereza? Ariko wareba mu by'ukuri ukabona nta muntu n'umwe wigeze utakuvuga uti iyi telefone yibwe, cyangwa se ni telefone ya gereza yibwe. Ukibaza uti iyi telefone yigejejwe gute muri gereza? Ukabona nyine ariko mw'abantu mwe ntabwo umuntu yaza kuba afungwa nta kintu yakoze. Ariko icyo yakoze sinshaka kukimenya, turaza kuba tureba ese umuntu warindaga Republican Guard ayikuriye nyuma yaho akaza kuba afatwa, byose ndagira ngo tubirebere hamwe uko byaje kuba bigenda. Ntabwo turi buze kuba twakwita ngo Colonel Tom Byabagamba
ngo yafatanywe telefone ariko wareba ukabona nta muntu n'umwe ugaragara nka nyirayo, ariko benshi bakavuga uti yacuraga umugambi wo gutoroka gereza. Ubwo nibwo bahise bamufata bamwambura ububasha n'amategeko ahabwa na gisirikare, bamujyana mu rukiko, urangije ninkubwira ngo baramukatira imyaka 3 isaga 15, ahita agira imyaka igera mu by'ukuri kuri 18. Ubwo ngo bamugeze mu bitaro bazamutere urushinge, umugabo ahite abonaga. Ubwo ngo yafashwe n'indwara, bahamagara abasoroviye barababwira uti mumuterure mumujya. Ubwo nyine ndagira ngo murabona uko bari bamwambitse imyenda, barangije baramuterura. Umugabo nyine baravuga uti reka tumujyane mu bitaro tujye kumuvuza turebe ko yakira, ariko bagatangaza ngo yishwe n'indwara. Wavuga uti indwara yamwishe bayita gute? Tumenye nyine nk'abakunzi be, tumenye ngo byagenze gute, ukabona ntabwo bari kwigaragaza. Ubwo uyu mugabo ninkubwira ngo ari kubabaza abantu benshi bitewe n'urupfu yapfuye, kubona warakoreye igihugu cy'u Rwanda ariko bikaza kurangira nyine mu by'ukuri urupfu nkuru nyine nabyo biteye agahinda. Wenda ntawe utazapfa, natwe tuzapfa, ariko hari urupfu umuntu apfa wareba ibikorwa by'indashyikirwa yakoze ukavuga uti uyu mugabo ntabwo yakagombye gupfa akenyutse gutya. Ku myaka 51 ngo yafashwe n'indwara y'umuvuduko. Ubwo ngo bazahite bamujyana mu bitaro bamutera urushinge, umugabo bagiye kubona babone atangiye kugenda kanuka amaso, atangiye kugenda mw'abantu mw'urupfu yapfuye n'urwagashinyaguro. Hari ibintu byinshi nanze kuvuga bitewe n'uko namwe nyine murabizi, ariko nyine ibi byo birarenze, bimaze kuba too much. Indwara nk'izi ngizi z'amayobera ziri kwica abantu ukabona nyine ni too much, ni too much. Rest in peace kuri Tom Byabagamba. Uyu mugabo yakomeje kugenda bohora igihugu cy'u Rwanda, yarinze umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ariko nyine rest in peace, aho agiye Imana mu by'ukuri imuhereza iruhuko ridashira.